Muraho neza mbanje kubasuza abakunzi banjye aho muherereye impande n'impande cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bantu mwese muri rusange aho muherereye ndabasuje ndavuga ati Yesu nashimwe. Rero ngiye kubatangira ikiganiro mbasengera kugira ngo wowe unaniwe, wowe uremerewe, wowe ufite ibibazo wumve ko hari ikindi cyizere gihari cy'ubuzima. Rero mwubahe Imana dusenge mwese muri kunkurikira, kandi wowe uri bwizerere muri sengesho ukizera mu butumwa ngiye kubabwira, ukizera mu byo ngiye kubabwira, wewe urakira. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana ishoboye n'ubushobozi, gitare cy'isumba byose, giti cy'inganza marumbu ntago uri bayina n'ubwo idagone murengezi mwiza. Mbanje gusengera abantu bose bankurikiye bose muri rusange, mwami mwiza, nsengera abarwayi, nsengera abaremerewe, nsengera abananiwe n'ingo, nsengera abafite ibibazo bigiye bitandukanye, nsengera abafite abavandimwe bari muri gereza, nsengera abantu bose uziko wese afite ikibazo, uziko wese aremerewe. Mbanje kumusengera kandi muragiza ku Uwiteka murengezi mwiza, nkuko wangiriye neza ukagira n'abandi bantu neza bagiye batandukanye, aba ariko data mwiza urengera n'abantu bari kumva kino kiganiro. Rero iki kiganiro abacyumva kibagirireho umugisha kandi bagira inyigisho bakuramo, bisabye nizeye izina rya Mwami ryera, amen. Uyu munsi rero bantu b'Imana tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo nubwo ubuzima bugukomereye ntabwo uri wenyine. Harimo umuntu uba wumva ubuzima bumukomereye akumva ageze kure, akavuga ati njyewe uko mbyumva nuko mbitekereza ndi njyenyine. Ariko nagira ngo nkubwire wewe mwene data uri kundeba, nagira ngo nkubwire ko aka kanya utari wenyine, uri kumwe na papa wawe, kandi papa wawe ni Imana. Burya bajya bavuga ngo niba wowe mwana ufite ikibazo ukabwira papa wawe ati nkeneye iki, papa wawe afite ubushobozi ahita agira gute, ahita kiguhereza kugira ngo abashe gushimisha umutima w'umwana we. Rero nawe uri aho ngaho uremerewe, ufite ikibazo, ukomerewe, wumva utameze neza, wumva uri wenyine, nagira ngo nkubwire ngo icara, wumva utuje, usabe data icyo ushaka arakiguhereza. Uyu munsi ushobora kumva uri wenyine, ukumva ubuzima bwose nturi kubwakira neza, ukumva Imana ntiri kukumva, n'abantu bose ukavuga ati ntibari kunyumva. Yego pe, nta muntu uri kukumva kuko abantu bakumvira ubusa, ariko Imana yonyine yo mwijuru irakumva. Ntago uri wenyine, sibyo? Wowe uremerewe, ufite ibibazo, ntago uri wenyine. Ngiye ndi gihamya cyiza cyo kubitanga, ndi gihamya cyiza cyo kubyemeza, ndi icyapa cyo kubyemeza. Nanjye ari igihe ngiye kuri ngiye ibyo ndi kuvuga n'ukuri. Hari igihe najyaga nicara nkumva ndi njyenyine, nkicara nkumva ubuzima bwanshanze, nkicara nkiringira abantu, nkavuga ngo abantu baranyanze, nkabatwara mu mwikomo ngo baranyanze batakwanga kari abantu. Ariko Imana nagira ngo nkubwire ko muri aka kanya itigeze ikureka, itigeze ikwanga. Nanjye ubwanjye Imana iri kumwe nanjye, kandi Imana ntigeze indeka, kandi ntigeze inanyanga. Use ko mundeba gutya, ibi byose ni ukubera Imana, akanyamuneza k'Imana, sibyo? Hari igihe wicara ukibaza, ugatekereza umutima wawe ukajya kure, ukibaza ku baturanyi, ukibaza kubo musengana, ukibaza kubo muhorana, ukibaza ku mutware wawe, ukibaza ku mugore wawe, ukibaza ku bana bawe, ukibaza ku miryango yawe. Ntukayibazeho, ahubwo ujye mu nzu wowe ubwawe, wicare mu cyumba cyawe, ubyereke Imana, ubwire Imana ati se Mana nyiribihe, mbigenze nte, nyobora inzira. Imana yonyine irazi ikagusanga ikakuyobora. Umutima wawe wonyine wawufashe ukawegereza Uwiteka, nawe araza agaturamo. Uwiteka ntago ajya atura mu mutima mubi uri kwibaza ibintu byinshi, ushidikanya. Atura mu mutima muzima, kandi umutima wonyine wo kwizera. Icyambere wowe wizere, utuze, ujye mu cyumba ubwire papa wawe ibyo ukeneye, sibyo? Gino nicyo cyiza. Uri kumva, reka nkubwize ukuri muri aka kanya, wowe uri kundeba, reka nkubwize ukuri, ntago uri wenyine, ntago uri wenyine. Icyo kintu cyumve neza, nturi wenyine, ahubwo uri kumwe n'Imana. Imana yonyine yo mwijuru niyo muri kumwe, nturi wenyine. Ntuzigere wongera kwicara wumve ngo uri wenyine, ngo umugabo ntiyampahiye, ngo umugabo nta kazi afite, ngo ubwo ndi njyenyine. Uri wenyine gute ufite papa wawe, ufite byose mu biganza. Ntimuzongere gukora iryo kosa, nurikora aricikeho, kuko Imana irakuzi, iza amarira yawe, iza agahinda kawe, iza umubabaro wawe, ibintu byose irabizi. Naho ugera ugacika intege byose irabizi. Ayo marira urarurira wowe mubyayo, marira urarurira, Imana irayazi. Ayo marira urarurira umwana wawe, ayo marira urarurira umugabo wawe, Imana irayazi.
irayazi yukurirwa witeza abantu cyangwa iki ngo ubwire umuturanyi ngo umugabo wanjye ntiyatashye, umugabo wanjye yantaye, umugabo wanjye yagiye mu ndaya, umugabo wanjye yagize iki. Urabimubwira guseke, urabimubwira agenda bibwira undi, agenda bibwira undi, agenda bibwira undi, umanuka bakuryanira inzara bavuga ati uriya mugore ni ikigoryi, umugabo yaramutaye kandi uswaririye umuntu. Ayo marira rero uri Imana irayazi. Genda mu nzu upfuka musenge ubibwira Imana, urebe igitangaza ikora, urebe ngo birikora. N'umugabo yataga yagututse cyakaza kagukubita, azataha seka avuga ati sherishu ibiki byose, ibintu byose ari neza. Kubera iki? Kuko wasabye papa wawe akabona ikigukwiriye kandi wamusabye ufite umutima umenetse, byose birakunda. Uri kumva? Niba umutima ubabaye uyu munsi, aho niho Imana igiye kugira gushinga imizi igatangira gukorera. Kuko yabonye agahinda kawe, yabonye ibyifuzo ufite, yabonye amarira ufite, yabonye n'agahinda ufite. Byose irabizi kandi byose irabishoboye. Ngiye ndi kubivuga kuko ngiye byambayeho. Ndi kuvuga ibyambayeho, ndi kuvuga ibyo mbona. Nageze igihe sibyo, reka mbayeho ubuhamya ho gatoya. Nageze igihe naragandira nkabura amahoro, nkumva ngiye gusara, nkumva nataye umutwe, ntabuze icyo kurya n'icyo kunywa. Nyuma nabwo ibintu ibibazo biraza biranga, ngera ahantu buri wese amfataho ijambo. Abari inshuti zanjye bose baranyanga, abari inshuti zanjye bose barandeka, abavandimwe bose barandeka bamvaho, baravuga tura ntacyo kimaze n'uwo gupfa. Buri umwe wese amva harandeka. Ariko nkajya mu cyumba nkabyereka Imana, nkayibwira ati mpa amahoro yo mu mutima, mpa kwishima, mpa kumva ameze neza, mpa kumva ntuje. Irabikora. Ubu mfitaga umva yaragiye inkiza agahinda ko mu mutima, impereza ibyishimo. Ubu ngubu ukomeze nuko ndi biranyuze. Ngiye ndi kuvuga ibyambayeho. Nageze naho nge niyahura niyambura ubuzima, kuko Imana ari mfiteho umugambi. Ubwo buzima mbwiyambuye sinapfa, mbaho. Imana irampombya, iravuga ati uyu mwana wanjye aho kugira ngo nzamuhombe uko yabonaga ko izampomba, kuko Satani yarangerereje ankandagira, yaramfasheho ijambo, inzandiko zanjye yarazifashe, yarazijyanye akajya kundega. Ariko Imana irangije irampombya kugira ngo igire iti, kugira ngo imbone. Ubaka kanya ndi kuvuga Imana nabonye, ndi kuvuga Imana niboneye, ndi kuvuga Imana nizera, ndi kuvuga Imana y'Amana. Ugenda ukamerekera umutima ukayibwira agahinda kawe. Sinye ngenda ngo nicare mbwira umuntu agahinda kanjye ngo ngire gute. Byose nagenda nkagira gute, nkabibwira Imana, ubundi Imana ikigwatiriza igatanga igitambo. Uri kumva? Rero uri kundeba, ntucike intege, ntiwumve ko ubuzima bwanze, ntiwumve ko ibintu byose byacitse. Uzi ko harimo umuntu ucika intege akajya no gusenga, yarangiza akagenda akaririra Imana akayibwira nabi. Imana ni Imana kandi izahora ari Imana. Nuvuga ati ngiye wa Mana we sinzongera kukuvugira, sinzongera gusenga, sinzongera kugukorera, irabihombye iki? Hubwo ni wowe uri guhomba. Reka nkubwire wowe uremerewe, wowe ufite ibibazo. Hari abantu benshi bagira ibibazo bakumva ko byamarwa n'inzoga, hari abantu benshi bagira ibibazo bakumva ko byamarwa n'itabi, hari abantu benshi bagira ibibazo bakumva ibyo ngibyo niryo herezo. Ariko ibyo bintu reka nkubwire mwene data, birangira vuba. Ngiye reka nitangeho urugero rworoshye, ngiye ndi igihamya cyo kubihamya. Ngiye najyaga ngira agahinda, nagira stress, nkahita mfata amafaranga nkurukira mu kabari, nkanywa, nakumva icupa ndihaza ndigejeje hejuru, nkataha. Mu gitondo nkabyukana hangover zenda kunyica, nkahita mvuga ati Mana we sinzongera gusubira ku nzoga. Mu minota ingahe abashuti banjye ati bampamagara ati ndi muri hangover ntazindi nshaka, ati hangover zimarwa n'izindi, ati vuba nkugurira gakonje. Nkaba mfashiye huse nkaba nagiye mu kabari, nkongera nkafatiraho ubuzima bwanjye, nkumva n'ubwo ngubwo, nkumva ko agahinda kamarwa na byere. Ariko reka nkubwire, ibyo ni by'akanya gato kandi birakurimbura, nta kintu kimwe bikugezaho. Kandi nizo nshuti ziba zikujyanayo ntago aba ari inshuti zawe, ahubwo abo n'abanzi bawe. Burya umuntu utakugira inama akubwira ati basi ngwino tujyane gusenga, agahinda Imana iragakiza, yareza akubwira ati ngwino tujyane mu kabari, ati hangover ivurwa n'iyindi, uzamutinya. Hari agakorasi kajya kamfasha Mana we, nkavuga ati kuki ntakamenye kare, karavuga kati fata agahindu gature Yesu, n'abatabizi wagatura byeri fazana. Mana nyiribihe, ndayiririmba nkumva none ndujujwe, nkumva ndasubijwe,
harimo abari bumbore twari tuzuranye bavuga ati Fani yarasaze, bye bye, nyita umusazi, ariko ku Mana ndi kwandikisha ubu ndi mu kazi. Mu ijuru bavivuye, mu ijuru bari kuvivura, bari muri bukirebe, mu gihanahane, mu gisharinge mwese ngo dore ibyo Fani ari kuvuga yarasaze. Ntacyo ndi umusazi, nta musazi wo muri Yesu. Gusarira muri Yesu ni byiza. Niba nawe uri muzima buryo uzasarire muri Yesu, aho kujya ujya gusarira mu kabari, aho kujya ujya mu gusara mu kabari usinde ujye hari abakwandagaze. Ngo nguki zana agahindu gature Yesu, n'abatabizi bagatura byeri. Zana agahinda wowe uremerewe, zana ko gahindu gature Yesu, ubibwire Imana, aho kujya ukajyane muri byeri zigufasha iki? Ni ya mafaranga yawe ari gutakara, ntango vasika kwica ukabura na boyiro mu gitondo, ariko urava gusenga ugere mu rugo usanga igitangaza kizanye. Niba ufite n'ibibazo jya mu bantu useke. Imana ikunda umuntu wishimye, seka urenzeho, ahubwo uyibwira umutima ngo Mana aka kanyamuneza mfite, aka kamwenyu mfite kari hejuru y'agahinda, ariko Mana mva ahangaha ngwageze cyurema, kagenda kari umutima wawe kamazemo, ubane nanjye ngere mu rugo nsange wahageze, ukora igitangaza, umanuke ubyizeye uvuye gusenga, uzagera mu rugo usange hari igitangaza. Wendi kukubwira uyu munsi uhure na Bowazi wawe, hari uwakubabaje, hari abaguhemukiye, hari abagusize mu buzima, bakavuga turiya azapfa ntazigera abaho. Ariko baho. Iyi Imana yavuze ngo baho ubaho, ntijye rya ruswa, ntijye ijya kugirira umuntu neza ngo ibaze mugenzi wawe, ntijye kukugira neza ngo ibaze umuvandimwe wawe, kuko igiye kugira neza ikabaza inshuti yawe yavuga ati reka mwice. Ibaje umuvandimwe wawe, umuvandimwe yavuga ati reka yimugirira neza, ahubwo ibyo wari kumuha bimpereze kugira ngo atagera hejuru akansumba, akandenga, akandusha ibintu. Izera Imana, wumve ukomeye, wumve muri wowe ukomeye, wumve mu mutima wawe urakomeye, wumve ibintu byose bimeze neza. Niba wizeye ibyo mvuze muri comment uvuge ati amena. Imana irakora igitangaza, iragira icyo ukora. Wewe wumvira ijambo ryagufashije, wakwakira umwami nk'umukiza, uvuga ati Imana bana nanjye, gendana nanjye, ibindi ho byose binkomereye n'ibikomere byanjye byose ubinyize kandi ubyomore. Reka twisengera Imana rata, igira icyo ukora mu buzima, igira ikindura mu buzima, igihe n'icyo kumarira mu buzima, uko byose irabishoboye. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana ushoboye ubushobozi, gitari kisumba byose, giti kinganza marumbu, murengezi mwiza, wagiriye abantu benshi neza, nanjye mu mahoro yo mu mutima, murengezi mwiza, naringeze kure, naringeze aho gupfa, naringeze ahantu buri wese avuga turi hano wo gupfa, naringeze ahantu buri wese anjanira inzara, naringeze ahantu buri wese yamfasheho ijambo, ariko murengezi mwiza ndagushimira ko wampaye amahoro yo mu mutima. Rero murengezi mwiza, umuntu wese uri kundeba urushye, ufite agahinda, uwatawe, wibagiranwe, murengezi mwiza, umurengere, umuhe umutima utuje kandi umuhe umutima wo kwizera. Amen. Wasenze usinzira neza, iyo wasenze uryama neza. Zana ko gahinda gature Yesu, n'abatabizi bagatura byeri. Zana gahinda. Bye bye.